ma'a annaha tafsiru alwasiyati alqur'aniyya, hamwe no kuba iyi nama intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yagiriye Mu'adh tafsiru alwasiyati alqur'aniyya, ari ibisobanuro by'inama yaje muri Qur'an. N'iki ngiki Sheikh avuze ni ikintu gikomeye cyane. Sunna cyangwa imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam la tukhalifu alquran abadan, ntabwo zijya zinyuranya na Qur'ani abadan, wala yujadu ta'arud, nta nubwo hajya habaho ukwinyuramo ngo usange sunna iri kunyuranya na Qur'an nk'uko bamwe babitekereza. Wa in wajadta hada, nunabona ibingibi bifatahim aqla, uzavuge ko ubwenge bwawe ari bwo bufite ikibazo. Thumma yuqal, hanyuma uvuga gutya arabwirwa ngo hada ma bi'usuki fadruji, iki ntabwo ari icyari cyawe vamo, ni icyari cy'abamenyi. Laysa laka an tatakallama huna, ntabwo wemere kuvuga ahangaha, kubera yuko wowe uko usobanukiwe hadithi, uko wumva usobanukiwe hadithi, ntabwo ari ko bishatse kuvuga ko ari ko bisobanura. Ariko nugaruka kubamenye ukamenya ngo madha qalu wa madha fassaru wa kayfa waffaqu, ni iki bavuze, ni gute basobanuye, ni gute bahuje hadithi na Qur'an, uzamenya yuko ari ikibazo wowe ubwawe. Fala yumkin abadan, ntabwo bishoboka na rimwe kuba manuriye Qur'an akamanurirwa aya rimwe na rimwe ziri kumunenga kazivuga ashobora kunyuranya na Qur'an abadan. Wa hadha n'ibingibi ni igihe tubonye hadithi iri sahih, la yumkin. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yatubwiye aya ivuga ngo abasa wa tawalla, yazinze umunya arirengagiza. Iyi aya kumuvugaho iri kuvuga ku ntumwa y'Imana. Intumwa y'Imana ibwira iki abaswahaba ridwanullahi alayhim, alaysa kadhalik? Nanone hari izindi aya zigiye zitandukanye intumwa y'Imana yazibwiye abaswahaba, fahashaha, ni bigoye cyane kuba intumwa y'Imana yanyuranya na Qur'an. Wa idha ulima hada, ibi nibimenyekana, biramenyekana nanone ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ma saha minhu, ibyaje ari impamo kuri yo, la tuaridu alquran abadan, ntabwo binyuranya na Qur'ani abadan. Hunaka awju, hari uburyo butanu abamenyi bagaragaje cyangwa butandatu, hari n'abavuze butatu, ariko byose usanga bikubiyemo bagaragaje ko sunna ariko kazi ikora kuri Qur'an. Ndaza kuvugamo bubiri kubera aho turi, ibindi tuzagenda tubisobanukirwa inshallah. Uburyo bwa mbere, ta'ti sunna muakkidan lima jaa fi al-Qur'an, sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam n'imvugo z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam zije gushimangira ibyaje muri Qur'an. Wala tudifu shay'an, nizigire icyo zongera, ugasanga hadithi ibyayijemo neza neza nibyo byaje muri Qur'an. Fahuna, anga turavuga ngo annabi sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam akada ma jaa fi al-Qur'an, yashimangiye ibyaje muri Qur'an. Mithalu dhalik, urugero, Allah subhanahu wa ta'ala dutegetse isala ndetse na zaka muri aya zigiye zitandukanye nyinshi cyane turazizi. Thumma jaa annabi sallallahu alayhi wasallam, nuko haza intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti buniya al-islam ala khams, uislamu bwubakiye ku bintu bitanu. Muri ibyo bitanu intumwa y'Imana iti wa iqami salah, no guhozaho isala, wa ita'i zakat, ndetse no gutanga amaturo. Ibi ngibi ntabwo ari ikintu gisha intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam izanye. Wa innama akada ma jaa fil Qur'an, ahubwo iri gushimangira ibyaje muri Qur'an. Wa qad yakun, nanone hari igihe sunna ziza, ni icya kabiri, mufassiran limujmal al-Qur'an, hari igihe sunna ziza zije gusobanura ibyaje ari rusange muri Qur'an. Aya yaje muri Qur'an iri muri rusange, noneho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yerura bya bindi byaje muri Qur'an. Mithalu dhalik, urugero, Allah aravuga ngo aqimu sala wa atu zakat, muzahozeho isala ndetse muzanatanga iki zakat. Ariko dufite ikibazo, iyi sala ni gute tuzayikora, ni ryari tuzayikora, ni ubuhe buryo tuzayikoramo, ni ikihe gihe iheraho, ni ikihe gihe irangirira. Fajaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bifi'lihi wa qawlihi, intumwa y'Imana iraza kubw'ibikorwa byayo n'imvugo zayo igaragaza ibisobanuro by'aya magambo ari muri rusange. Kuko Allah ari kutubwira ngo musaye, mugire gute, munatange zakat.
intumwa y'Imana iratubwira uswara ubwo turabibona kuri zaka. Ese ninde utanga zaka? Naye mategeko amugenga. Nuwe mutungo utangwamo zaka? Ni ryari uwo mutungo utangwamo zaka? Fahabi ibingibi ntabwo uzabibona muri Qur'an, ariko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam irazika bitugaragariza. Walaula dhalik, niyo bitaza kuba uko nguko ntabwo twari gusobanukirwa Qur'an, kandi nanone ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yari kohereza intumwa ngijye ibwira abantu ibintu badasobanukirwa. La, ahubwo intumwa y'Imana yufasiru madha, intumwa y'Imana isobanura bya bindi biri muri rusange muri Qur'an kugira ngo bitworohe. Wa hadha rahma, nizi ni muweza Allah subhanahu wa ta'ala kuri. Amma naho babandi bita al-Qur'aniyun ngo bagendera kuri Qur'ani gusa, nastaghrib, batangazwa natwe tukibaza ko muri gusari ngo turi gusari rak'ebyiri ngo kuko arizo zamanutse muri Qur'ani. Nyerekano handitse rak'ebyiri, satajid uzasanga ko yatanaqab, yinyuramo hadha amr. Mu gihe yaza kumenya sunna ntabwo yari kwinyuramo, kubera ko intumwa y'Imana huwa al-mubayyin lis-sahaba, niwe wagaragarije abasahaba izi aya zamanutse. Aya iramanutse bategeka gusari, mugiye gushyira mu bikorwa ni gute? Nawe nuramuka umbujije ya hadithi, birarangiza unambujije cya gikorwa. Imma uraza uvuga uti swala mu cyara bisobanuye dua ubusabe wantaha. Idhan Sheikh yaduha ifaida ngaha aravuga ati hamwe no kuba iyi nama y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yahaye Muad tafsiru alwasiyati alquraniyya, ari bisobanuro by'inama yaje muri Qur'an. Awala nuko iyi nama yaje gushimangira biriya byaje muri Qur'an, cyo ni cyane. Thaniya, icya kabiri nuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yasobanuye iyi nama ndetse inaduha ibirinda ya nama. Wayati, biranaza ko umuntu aramutse atinya Allah, uko byagenda kose ashobora kugwa kunyerera agakora ibyaha. Niki twifashisha kugira ngo dutunganye iyi nama y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam? Intumwa y'Imana iratubwira iti wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha, ujye ukurikiza ikibi icyiza, icyo cyiza kizajyanagura. Ja'ana bima yuslihu madha attaqwa, intumwa y'Imana iri kutubwira ibitunganye iki? Attaqwa, ugutinya Allah subhanahu wa ta'ala, nk'uko byagiye biza no mu zindi hadithi.